ese kubera iki abantu batacyambara rinete nk'uko kera byahoze? Ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu na kimwe kiri ku isi tugikeneye kureba isi itatwiritse. Yego. Gufata ibibazo kubiri kuri iyi si ukagera ko tureba wambaye rinete uri kureba ibibaye cyangwa uri kubona abona. Aha, umpaye igisubizo cyiza. Je ntekereza ko impamvu mutakirambara nk'uko abarimu ba kera babikoraga mwarakennye. Ndetse ushaka kuvuga ko abarimu bose ari abakene? Ntabwo mwabona yo kuzigura. Ugiye kumera nka wa wundi umara guhaga izo tone ebyiri z'ibirayi cyangwa tone ebyiri z'ibigori ngo yahemba mwarimu. Wamuhemba iki? Hanyuma akakora amezi yose umaze kumuhemba ukwezi kumwe amezi abiri wasigarana iki? Ubundi se wamuhemba yagukoreye iki? Cyangwa mutekereza ko akazi ko kwigisha ari akazi koroshye? Yego. Niba wumva ko oroshye uzafata umwana wawe umwigishe ibyo uzi ko byoroshye maze tumenye. Umugumane wenda umwigishe nka P1 umuzane kwiga wenda ageze nka P2. Ariko uzi ko mudusuzumwa mu gakaba. Cyangwa ubundi wowe niba wumva kwigisha byoroshye ufite imyaka ingahe? 20 uzabanze wigisha ikinyabupfura. Icyo utiyigishije kuva kera ukiyigisha simbona usaje ntacyo ugira. Oh my god. Nakoze.